so no bashaka kwerekana ko umwihariko wabagiye kwerekana nyine ko ije ifite n'izindi mbaraga cyangwa ifite n'undi mugambi cyane ushingiye kuri ibyo byiki bya jenoside cyane ko arivutse mu gihe cya jenoside. Reka tuze nyuma ya jenoside irarangiye irahagaritswe nako FPR Inkotanyi imaze gufata igihugu. Ibihugu byinshi ntabwo byihutiye kwakira jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ese twavuga ko byatangazamakuru noneho ryaba iry'imbere mu gihugu ryaba iryo hanze mu gihugu ntabwo ryakoze akazi kayo kuri amahanga kugeza kuri uno munsi tubone bimwe mu bihugu bitarabasha kwakira cyangwa se kwemera ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Byatangazamakuru ntabwo ryakoze akazi kayo. Itangazamakuru ryaragakoze pe ko n'ibyagezweho, reka tuvuge gutyo, nabyo byagezwemo hano iki itangazamakuru. Ariko wibuke ikintu kimwe, ndumva rejo nibwo nyine bamwe mu bayobozi bagiye bafata batanga ibiganiro muri iki gihe cyo kwibuka, bavuze ati buriya kuba amahanga menshi ataragiye wenda amwe muri atarabashiye kumva uburemere bwa jenoside yabaye no kubiha agaciro, rimwe na byaterwaga nako hari babaga barakiriye abo bantu bakoze jenoside bagahungira muri ibyo bihugu. Hano urugero bakavuga bari bandi bayobozi bakuru minisitiri n'abandi bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye, so babaga bari aho ngaho bakavuga ati bakabana amakuru atari yo ko nuva ni barahunze mu Rwanda, waravuye mu Rwanda ukoze jenoside, waravukiye mu Rwanda uzi u Rwanda uko rumeze n'ibyabaye kwa barabibonaga mu Rwanda, barabigizemo n'uruhare kandi ukabugiye muri icyo gihugu baragenda bakajya kugaragaza ko ibyabaye. No se mujye mva nyine bavuga ngo jenoside ngo ntabwo ari jenoside, ngo abantu bose ngo barabahutu barapfuye n'abatwa barapfa ngo double jenoside. So nukuvuga ngo uyu muntu yagenda akajya kugaragaza ibyo ngibyo yashaka kumvikanisha bari abantu uko byari bimeze, kandi yabikubwiye uri umuntu nigeze kuvuga abantu umuntu ashobora kuvuga akumva ko ibyo avuze ari byo, nka raporo zijya zikorwa mu Rwanda nta muntu n'umwe babajije abyo bumvise ku maradiyo cyangwa bagiye bara ku bitangazamakuru. Rimwe na rimwe n'ibyo bitangazamakuru ugasanga uwakoze iyo nkuru yayikoze ku giti ku mpamvu ze bwite n'urugero zifite aho zihuriye na leta. Hari abatuzi bagiye bakora ibyaha bitandukanye aho kugira ngo abihanirwe agatoroka akajya hanze y'igihugu, uwo muntu nta kintu n'undi cyiza azavuga igihugu. So birumvikana ko nabo ngabo baragenda bakavuga ibyo ngibyo, no ntamahanga atinda kugira iki kugenda abyumva. Si uko itangazamakuru ritavuze cyangwa ritagaragaje uko jenoside yagenze n'uburyo yateguwe n'ababigizemo uruhare bose, nk'aba babemereke n'undi barafunze birazwe. So ariko nyine kubera ibyo bihugu byabaga bifite uwo murongo, reka mvuge ngo byakiriye abo bantu kandi baragenda bakajya kubabwira ibyo ngibyo bitandukanye n'ukuri guhari, niyo mpamvu no kubyemera batageraga iki batahitaga babyemera. Ko si uko itangazamakuru ritakoze ryarakoze, ahubwo ikibazo nyine cyabaye ko kubyumva ngo babyumve wenda ko ariko byagombaga kuba biri, bumve nyine ko ari jenoside, bumve n'icyari n'ibishingiye kugira ngo byitwe jenoside. Byagiye bigaruka ko kenshi ndibuka minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene na mbere yuko aza kuba minisitiri akiri muri CNRG yagiye agaragaza byinshi byagiye bashingira bavuga ati ibi turabyemeye, ibi turabyanze, kubera iki? Kubera ko biriya bihugu ntabwo byagiraga iki byumvaga, ntabwo babyumvaga, akavuga se bose barapfuye, byagenze gutya bigenda gutya, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko itangazamakuru ritakoze, ryarakoze cyane kuko nibyo byagiye bigaragara kubera iki? Kubera itangazamakuru. Dufate itangazamakuru ryo mu Rwanda nyuma ya jenoside iragiye, twavuga ko byadusigiye iki itangazamakuru nyuma y'ibyo bikorwa tubonye imbere ya jenoside, uruhare rwagize mu kubiba amacakubiri, nyuma ya jenoside ho gakeya rugira uruhare nanone kumvisha amahanga jenoside yabaye. Icyambere cyari navuga cyari kinakenewe cyane, ngira ngo n'ibyo navugaga ari step zagenaga zibaho. Cyambere cyari gishino kwa kubanza kubaka igihugu cyari cyarasenyutse muri byose, mu ngeri zose, ubukungu mirongo z'abaturage, ubutabera, ibiki byose, no havuyemo no kwishakamo igisubizo kugira ngo aboneke n'inkiko cyaceze kimwe na ziriya manza zitagombaga kurangira vuba. So rero igihugu cyari gifite byinshi by'itangazamakuru, ubwo wenda ryakoraga n'ibyo yokoragaza n'abantu bakoze jenoside n'ahantu bahungiye n'ibiki n'ibyo byose, ariko harimo no kongerwa bwa bumwe bw'abanyarwanda kugira ngo habemo conciliation, abantu bagerageze kumva ko abantu bose ari bamwe, bumve ko ibyo byose ngira ngo ibintu byagiye binihutirwa mbere na mbere byagiye bikorwa, harimo gukuramo uko mu irangamuntu. Urumva ibintu byinshi byari byarakozwe bukabana nyine nta logique bifite, ko kumbwira ngo kugira ngo uve mu majyaruguru uzi burasirazuba biragusaba kwaka icyemezo icyangombwa kandi ari igihugu cyawe. So ibyo byose byari ibintu byumvikana ko bitagomba kuba biri mu gihugu kimwe nk'uko kimeze. So itangazamakuru ryagiye rihura na byinshi, ariko cyane
byagomba kubanza kwihutira kubaka igihugu, ko buriya nibyo tuvuga, iryo tangazamakuru rya mbere ryari ryararengera ubunyamwuga risenya igihugu, ryari bashiye kuza nyuma ya jenoside rero kugira ngo baze ryubake n'igihugu, hanyuma inagaragariza n'ayo mahanga ko aho noneho n'ibyo byose uko bimeze, ariko cyane cyane cyari cyihutirwaga kwari ukugira iki, kwari ugaragariza ubumwe bw'abanyarwanda, uko abanyarwanda bariho babana, gusaranganya kw'amasambu, uko abantu bari bamaze gutabuka bavuye mu bihugu bari barahungiyemo. Ibyo byose byari inzira ndende, kandi itangazamakuru ryo ryagomba kurya iki, kubigiramo uruhare, kubigiramo kugira ngo abantu bumve nyine ko ibivugwa ariko kuri, kandi uko abantu banayibona. Twagiye tubarangira ngo nko muri za 1997 n'umunani nyuma y'abacengezi bagiye batangira gutabuka n'abarwara akabije n'abandi, haravuga ati amakuru twumvaga turi mashyamba twumvaga ari ukuri, ati nitwagera turafa, batubwira ati n'abantu bafashe amajwi barayabika birirwa bayakishaho, ariko nyamara twaraje dusanga ko ibyo batubwira ari byo imiryango yacu ihari, abana bacu barigishijwe, kandi abigishijwe n'aba ngaba twarwanyaga turi mu mashyamba. So urumva rero kandi byose bakabyumva ikihe mu itangazamakuru. So urumva itangazamakuru yagiye rikora byinshi kandi byagomba kuba bifite umurongo n'icyerekezo.